double. Hivi ni byiyumviro by'abatavuga. Yo mame vayo. Aha. Come on. Hey yo. Natangiye muri benshi cyane bambwira, ariko sinabibonye muri Touch Records. Natangiye akazi nk'umusaza, ariko benshi nakoze akazi muri beat. Yo mame inzagaruka mbabwira beat zanjye zose, kandi namwe muzamanikira ibiganza hejuru mbashyirire imbaraga nanjye mbaha imirongo. Reka kera bajyaga bambwira, yo mame nakomeje beat za hip hop kuva i Kigali mu Rwanda nk'abatafugenge bamanika ibiganza, ariko abavandimwe benshi natangiye banca intege ngo ntinzazigeza. Yo mame reka nkubayire mubabwire abahungu banyu, njye nkubita rap nka Bushali cyangwa se Pifura cyangwa se Fireman. Amahoro kuri mwe na Tafugenge Jay Polly. Come on. Yeah. Ubuzima izi ni story zanjye muri beat. Alright. Yeah man, mame. Yo, Kigali Capital. Yo, record naje mu mihanda mpabasangira njye nkora akazi nkanjye, ntawe umenya izanjye, nawe menya kamwe kanongiki. Nakoze imirongo abatavuge ngo baremera, kandi nanjye nzakomeza mbaha imirongo. Sinzigera ncika intege mu buzima bwanjye. Yo, muntega amatwi mbabwira izi ni story zanjye. Come on. Reka nkomeze mbasuhuze batafuganga banjye. Yeah man, come on. Yari umuhungu wanyu Double F muri Touch Records, Kigali Capital Records. Yaha. Yeah man, come on. Yeah, yo mame. Nibyo vayo. Ni beat y'umusaza yari double. Come on, yo mame. Rap.